Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pasteur Serugendo Dismas turuka muri itorero rya Pentecote de Réveil Philadelphia. Tukaba dushima Imana kuko yatuhaye aka kanya gato tubashe kuganira kubw'ijambo ry'Imana. Mbere ya byose mureke tubanze dusenga Imana. Turagushimiye data mwiza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose. Dushimiye burinzi bwawe tugeze uyu mwanya, ni kubw'imbabazi zawe gusa Mwana. Tugiye gutangira umurimo wawe, reka ubanze utweze dutunganye, weze kirere, weze imitima y'abantu bazabasha kumvira ijambo. Dusengera ijambo ryawe, Mwuka Wera amanuke abane natwe, nibikagaragare twebwe agaragare we Mana. Uwo twirukanye ni Satani, urwanya ijambo kuri twe, urwanya butwari bw'Umwuka Wera kuri twe, turamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri jambo rituberere umugisha ku muntu wese uzadutega amatwi, tumusabye amahoro kuko ari we Mana, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. Tugiye kuvuga kubw'ijambo ry'Uwiteka. Umutwe w'ijambo tugiye kuganira iratubwira ko imibanire y'abantu n'Imana uko bikwiriye kumera. Imibanire y'Imana n'abantu uko bikwiriye kumera. Turasoma mu gitabo cya Migani 3:1 tumanuka hasi. Mwana wanje, ndukibagirwe ibyigisho byanje, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanje, kuko bizakungukira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukarama ndetse ukagira amahoro. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu josi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibyo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhore umwemera mu migenderere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Ndiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka, kandi uve mu byaha bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Uhubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibyo ibigega byawe bizuzuzwa, kandi imivure yawe izasendera imitobe. Amen. Ayo niyo magambo tugiye kuganira kubw'uyu munsi mwiza Uwiteka yatuhaye aka kanya. Twavuze ko mutwe w'ijambo imibanire y'abantu n'Imana uko bikwiriye kumera. Nuko turengagiza ubutumwa bwiza, ariko ijambo ry'Imana ryatubereye inzira nziza yo kutuyobora mu mibanire yacu n'Uwiteka. Ari buryo twebwe twaremwe n'Imana tuba ku isi, ari buryo tukwiriye kubana n'Imana. Ntago tubana n'Imana nguko twebwe dushaka, ntago tubana n'Imana mu bitekerezo byacu. Mana yatuhaye amagambo cyangwa se amategeko buryo tugomba kugendana nayo, buryo mibanire yacu ikwiriye kubana n'Imana. Mana nuwera, Mana n'umutagatifu, Mana ni byose, Mana arakomeye, Mana ni waremye isi n'ijuru. Kandi nimba twavuze ijambo rimwe, Mana nuwera, irifuza abamwizera twebwe twaremwe nayo, natwe tore turi abera. Tuyikorere,
tuyishake, tuyishire ku mwanya wa mbere, tuyubahe, tuyivugirize ibigwi. Ibyo byose bigenda binezeza Imana mu mibanire yacu nayo, kandi ibyo bituma tubasha kugira mibanire myiza. Uzarebe umwana muto yavutse ageze mu myaka ataragera mu myaka, ababyeyi bitanga cyane kumushakira intungamubiri nziza, imwongerera biro, imuha sante nziza. Natwe mu buryo bwo mu muka, igihe cyose yaba n'umuntu mukuru, tutarinjira mu buryo bwo mu muka, n'umuntu mukuru, nimba ugize mirire mibi ubona ngaruka ku mubiri, ariko nimba ugize mirire myiza nayo ubona ngaruka nziza ku mubiri wawe. Hano nimba twavuze imibanire y'abantu n'Imana uko bikwiriye kumera, nimba twemeye kugendana n'Imana mu mibanire myiza. Mibanire myiza n'Imana ni gute? Ni wa muntu wemera kubaha amategeko y'Imana, wemera gushira Imana ku mwanya wa mbere ku buzima bwe. Ni wa muntu wubaha Imana, bituma imibanire ye n'Imana ibasha kuba mibanire myiza. Ariko mu gihe tutubaha amategeko y'Imana, tutashira Imana ku mwanya wa mbere, tukora ibyaha. Kandi buriya kuva na kera Mana ntago itwifuriza ko tukora ibyaha. Kiremwa muntu wese ufite ubwenge azi amategeko y'Imana, arifuza ko mibanire n'Imana ibashe kuba mibanire myiza, agomba kuva mu byaha. Kuko nta busabane bw'umunyabyaha n'Imana, nta mibanire myiza hagati yawe n'Imana uri mu byaha. Yesu atufashe kandi adushoboje tubashe kumva neza ijambo ry'Uwiteka. Iki gitabo cyanditswe n'umuntu w'Imana witwa Mwami Salomo. Kubw'ubwenge Imana yamuhaye, nawe yarize, Imana yamwigishije byinshi. Salomo nawe yarize kuva kwa se Dawidi, yamusigiye amabwiriza buryo bwo kubaha Imana. Atangira kuyobora Abisirayeli, yagiye gusaba Imana ubwenge. Imana imuha ubwenge. Ubwo bwenge yahawe n'Imana, na niyo nawe yagiye atwandikira buryo natwe tuzabashe kugira imibanire myiza n'Imana. Ariko si mu kanwa, ariyo mategeko, ariyo condition yatuma mibanire yacu n'Imana ibashe kuba mibanire myiza. Satumve amagambo Mwami Salomo yatwandikiye. Mwana wanje, ndukibagirwe ibyigisho byanje. Umuntu wese w'Imana, kiremwa cy'umuntu, nimba twese twahuzaga mitima tukemera Imana kimwe, ntabwo tukwiriye kwibagirwa amategeko y'Imana. Igomba kuba muri twe buri saha na buri segonde. Yesu ahabwa icyubahiro. Mwana wanje, ndukibagirwe ibyigisho byanje. Byigisho by'Imana ntago bikwiriye kuva mu mitima yacu. Ise Dawidi yaravuze ko nabitse ijambo ryawe ku mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Kuko mu gihe tubitse ibyigisho by'Imana, ni ijambo riri ku mitima yacu. Ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. Si ngombwa twibagirwe ibyigisho by'Imana, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. Icyo ni ikimenyetso kimwe cyatuma mibanire yacu n'Imana ibasha kuba mibanire myiza. Ariko iyi minsi twebwe turagenda mbere y'Imana nguko twishakiye. Ibyo Imana yanga nibyo natwe dusigaye dukunda muri biye. Na niyo mpamvu rimwe na rimwe mibanire yacu n'Imana itabasha kuba mibanire myiza nguko bikwiriye, kubera ko tutaremeza kukora iki? Kubaha ibyigisho by'Imana mu mitima yacu, abe iki? Amategeko y'Imana buri sana buri segonde. Yesu agufashe nanjye amfashe. Turacyari mu itangiro ry'umwaka,
kandi uyu mwaka turashaka ko Imana iturinde, turashaka ko Imana itugirire neza, turashaka ko Imana ibyo tuyisaba tuhabwe nayo. Ariko ni wowe, bizaturuka kuri wowe. Mugiye mundu yubaha Imana, Imana iramubaha nawe. Ariko mugiye mundu asuzuguza Imana, Imana nawe iramusuzugura. Murongo wa 2, kuko bizakungukira. Nama nziza y'umwami Salomo. Bizakungukira mugiye tubaha Imana, mugiye tutibagirwa ibyigisho by'Uwiteka. Izakora iki? Niyo umurongo wa 2, kuko bizakungukira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Mukubaha Imana, mu mibanire myiza hagati yacu n'Imana, bizatuhesha imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukarama ndetse ukagira amahoro. Buriya nta muntu utifuza kurama kwisi, nta muntu utifuza amahoro kwisi, ariko ibyo bizaturuka mu buryo uwubaha Imana, mu buryo uca bugufi ya mbere y'Imana, ubashe kurama kwisi, uhabwe amahoro. Nize ko iminsi isi yose irimo kwifuza amahoro. Buri muntu wese arifuza amahoro, n'inyoni mu kirere yifuza amahoro, ariko amahoro meza atangwa na Yesu Kristo. Gute Yesu yatuha amahoro meza? Mugihe natwe tuca bugufiya, tukamubahisha, tukubaha amategeko ye, nawe azabasha kutuha iki? Ayo mahoro meza. Murongo ukurikiraho, imbabazi n'umurava bye kukuvaho. Mukristo mugenzi wanje, imbabazi z'Imana n'umurava, imbabazi n'umurava si ngombwa bikuveho ku buzima bwawe bw'iki Kristo muri urugendo tukirimo ku iyisi. Ntago tutangira umwaka n'amagambo y'umugisha, tugomba gushaka natwe uburyo utuha umugisha, aturebe atwishimire. Migisha y'Imana ihoraho iteka ryose, na kintu na kimwe Imana ibura. Imana ntago ikena. Kuva twavutse, ibi byose tubona isi n'ijuru byaremwe n'amaboko y'Imana. Nuko ibi biye by'imberuka abantu batagishaka kubaha Imana, abantu batagishaka kumenya ko arimo na Zaburi yavuga ko abapfapfa bavuga ko nta Mana iriho. Se iyi si ureba ko byaremwe n'amaboko y'abantu. Ibyo byatuhesha ubwenge bwo kubaha Imana, ko ariyo waturemeye isi n'ijuru akayirema. Ibiri ku isi byose byaremwe n'Imana. Ibyo kurya byiza abantu bakunda byaremwe n'Imana. Hari abantu batuye mu bihugu hafi y'inyanja, mu gihe cy'ubushuhe bwinshi bajya kuba mu ayo mazi. Ibyo byaremwe n'amaboko y'Uwiteka. Niyo mpamvu tugomba kubaha Imana, tugomba gushaka mibanire myiza nayo. Imana ishatse imvura yigwe munsi yose iragwa, Imana ishatse zuba kuva munsi yose irava. Imana ishaka kuturimbura, yaturimbura par seconde. Garura mutima wawe, wongere ufata ingamba uyu mwaka mwiza mu Kristo mwene data yo kugira imibanire myiza n'Imana. Birashoboka ko myaka myinshi itambutse wari umunyandege ngeya, utakigenda nk'uko Imana ishaka, utagikora ibyo ko Imana ishaka, nawe utarakizwa. Nta handi uzabona amahoro n'umugisha atari mu maboko y'Uwiteka. Yesu abafashe. Murongo ukurikiraho, imbabazi n'umurava bye kukuvaho. Ubyambare mu zosi. Imbabazi muri twebwe n'umurava tugomba kubyambara he? Mu zosi. Ubyandike ku ngingi z'umutima wawe. Ibyo bintu bibiri, imbabazi n'umurava bye kukuvaho. Tubyandike, tubyambare mu zosi. Ubyandike ku ngingi y'umutima wawe. Mwanya imbabazi n'umurava tuyambaye ku zosi, tukayandika ku mitima, uriya muntu arubaha Imana. Uriya muntu agendana n'Imana nguko bikwiriye. Ntago yatukisha Imana nguko abantu barimo gutukisha Imana. Bamwe bakahakana ko itariho, ariko kuhakana Imana sikyo kizakuhesha amahoro. Kuko muka gusa uumeka, ibyo ntago bishaka kutuyigisha. Muka uumeka ku manywa na nijoro. Imana ifunze uwo muka,
kuko niyo ifite bushobozi na dogiteri ntago yayisubiza. Yesu adushoboje. Turakomeza. Nibyo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri. Mu gihe imbabazi n'umurava bitakuvaho ukabyandika mu zosi, ukabyandika ku ngingi y'umutima wawe, nibyo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri. Umugisha tuhabwa n'Imana, n'ubwenge nyakuri nabyo bituruka ku Mana, kuko kumenya ubwenge, kumenya Imana na nuko kugira ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Ibyo bigomba bikutugaragaraho. Bantu bose bazaba bareba ati uyu muntu ni umunyamugisha, uyu muntu ni umunyabwenge mu maso y'Imana n'abantu. Satani aratubesha kenshi na kenshi kutwangiriza imibanire yacu n'Imana. Kandi uyu Satani abantu bemera bishukanyo bye. Nta kintu na kimwe yaremye ku isi. Yasanze place byose byakozwe n'Imana. Ibiri ku isi byose byakozwe n'Imana. Ariko mirimo ye gusa kugushuka, musumwe utazabona ubugingo. Agushuka musumwe uzarimbuke. Ariko uyu mwaka kubimwe na bimwe urimo kubona, kubimwe na bimwe urimo kumva, wafata ingamba zo kushaka mibanire myiza hagati yawe n'Imana. Yesu ashimwe. Murongo ukurikiraho, wiringire Uwiteka mu mutima wawe wose. Mukristo wese cyangwa kiremwa muntu tufite ubwenge n'abataramwemera Yesu, ariko urebye gusa Imana yaremye isi turimo, ibyo kurya turya, buryo tuhumeka muka w'abazima, ntago byakwemeza ku mutima wawe ko ibyo byakozwe n'Imana. Aradusabamo iki? Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Yewe mukristo unyeganyezwa n'umuyaga w'ubusa, uteze ubwoba n'amajwi ya Satani, bikusabamo uyu mwaka tena wongere uyigarure. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Menye ko Imana niwe muremyi wanje, Imana niwe murinzi wanje. Imana ntacyo kyambaho Imana itemeye. We kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Nibyo kuba muhanga ni byiza, ariko mbere na mbere twiringiye Imana n'umutima wacu wese. Si ngombwa twishingikirize ku buhanga dufite. Hari abantu biratira buhanga, biratira ubwenge, basuzugura abandi kuko bari abanyabwenge, ariko oya, kishwa bugufiya. Imbi Imana yaguhaye ejo yayiha n'undi, cyangwa ejo byagupfira ubusa. Ariko nimba wiringiye Uwiteka n'umutima wawe wose, utashingikira ku buhanga bwawe, uzaba inshuti nziza y'Imana, kandi imibanire yawe n'Imana izakubera mibanire myiza. Uhore umwemera mu migenderere yawe yose. Tukwiriye kwemera Imana mu migenderere yacu yose gihe cyose turi ku isi. Yo mpamvu mukristo mwiza yuzuye umwuka wera ntago yaryama atasenga, ntago yarya atasenga, agizwe ubundu n'ijoro akabyuka agasenga. Ibundi bundu abubonye mu gitondo mbere yo kwagenda abanza agasenga, kuko ibyo bimufasha iki? Kuko yamaze kwiringira Imana n'umutima we wese.
uhore umwemera mu migenderere yawe yose. Mbere yo gukora proje runaka ukabanza gusenga Imana. Numvise abantu bamwe bavuga iby'Imana biratinda. Ariko nuko byatinda ku mibare yacu twebwe abantu, ariko ndayesheke ibamo ko byivuye mu maboko y'Uwiteka. Nagiye mbona ibintu byinshi bidupfirana kera tutarasobanukirwa Imana, byavaga mu bwenge bwacu, mu bitekerezo byacu, ariko amaherezo yayo yabaga zero, ubusa. Mane tushoboje, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Uhore umwemera mu migenderere yawe yose, nawe azajya akuyobora mu nzira unyuramo. Kuyoborwa n'Imana ni ikintu cyiza bene data. Kandi inzira unyuramo itunganyijwe n'Imana, cyose wakora kikuberera umugisha, kuko ufite wawundi ukuyobora Imana. Kandi utuyobora ni Imana ikomeye. Ndiwishime ubwenge bwawe Salomo, kandi mwumva ko niwe munyabwenge Imana yamuhaye. Unsabe iki ushaka, kubwe nawe abona ko kugira ubwenge c'est bien, ariko hamwe n'Imana ube munyabwenge kandi wizere Imana, wizeye n'umutima wawe wose. Salomo yarasabye Imana ubwenge bwo kuyobora ubwoko bwa Bisirayeli. Imana iramwemera ati nabuguhaye. Kandi nuko utasabiye abanzi bawe urupfu, ukansaba ubwenge bwo kuyobora ubwoko bwanjye, ubwenge nabuguhaye. Nta wundi mwami uza kurusha iki ubwenge. Yesu atushoboje. Salomo yayoboye Bisirayeli afite ubwenge Imana yamuhaye. Kindi cya kabiri, yarizeye Imana n'umutima we wose. Ntago yishimiraga ubwenge bwe. Ntago yishimiraga ubwenge bwe, kandi byagaragaraga mu mugaragaro Salomo ko yari umwami ufite ubwenge. Ariko akiringira Imana n'umutima we, atabasha kwiratira abantu ngewe ndi umunyabwenge. Oya, atasuzuguye abatafite ubwenge. Ibyo byose yashiraga Imana ku mwanya wa mbere. Kandi umutima wo gushira Imana ku mwanya wa mbere bikora iki navuze, nibyo bituha mibanire myiza hagati yacu n'Imana. Iyi si turimo nuko warya neza, ntago umutima wawe utari kumwe n'Imana, utafite mibanire myiza n'Imana, c'est zero. Wakwambara neza ariko maneka kureba ko uri umunyabyaha. Warya inyama nguko nibyo abantu bakunda buri munsi, ariko maneka kugaya ko uri umunyabyaha, nta mahoro ufite. Kuko icyaha bene data kirarimbura tu. Maherezo y'ibyaha bizajyana abantu genomo. Myaka turimo, bintu byinshi birimo kugenda bitwigisha, ni myaka yo gushaka imibanire myiza n'Imana. Abakorera Imana muyikore muyizeye n'imitima yanyu yose. Mumenye ko ari ushobora byose. Kandi umuntu wemeje gukorera Imana agomba gukora murimo y'Imana ahinduka umushitsi. Iyi minsi twabonye iki? Iyi minsi twabonye, tufata urugero mu rusengero, abantu bakristo baba mu rusengero basigaye babona ko mirimo yose ikorerwa mu rusengero ni ya pasiteri. Oya, nguko wamagawe nuko pasiteri yamagawe. Miyamagaro iratandukanye. We yamagariwe kuba umushumba, we wamagariwe kuba muririmbyi, undi wamagariwe kuba mudiyakoni, undi wamagariwe kuba mwarimu. Ariko twese uwo dukorera n'umwe. Kandi mu gihe Yesu azagaruka, azabaza buri muntu wese mirimo yakoze. Nimukafate mirimo y'Imana kubona ko ari mirimo y'umushumba runaka,
ashobora kuba munyandegengeya, mumusabire ndimukice murimo w'Imana kubw'umuntu. We kora ibyiza bizagufasha ku mibanire yawe n'Imana, bizakuhesha umugisha ku bantu bose bakorera Imana neza. Twumvise abatubanjirije. N'uyu Salomo amaze gusaba ubwenge, Imana iravuga ko utansabye n'ibyo utansabye byose nabyo ntabwo wasabiye abanzi bawe urupfu, n'ibyo utansabye nabyo ndabiguha. Imana yamusezeranye wenyine amaze kubona ko yasabye ubwenge. Kugira ubwenge mu by'Imana ni ikintu cyiza. Imana yamuhaye n'ibindi byose atasabye, imuha n'ubutunzi. Ariko no mu butunzi byose Salomo yari afite, yashiraga Imana ku mwanya wa mbere, akayikunda, akayizera n'umutima we wese, atirata ku bwenge afite. Imana itushoboje kandi tubabarire. Imisi mundu agira kandu k'impano y'Imana, abona abandi bose baswa, tangira kwikubita igituza, njyewe. Oya, ni Imana igukoresha, si mbwenge bwawe, si imbaraga zawe. Tanga ubutumwa uca bugufiya, tanga ubutumwa ukoresha imvugo nziza, tanga ubutumwa ubwira abantu, ubasobanurira mugambi w'Imana ku bwabo nguko bikwiriye. Salomo yabaye umunyabwenge. Ndi wishimire ubwenge bwawe, uje wubaha Uwiteka. Si ngomba twishimira ubwenge dufite, tugomba kubaha nde? Uwiteka, kuko ari we wabikoze. Si twagiye kenshi abantu bagiye mu murimo w'Imana kavuyo n'abamwe kwikubita igituza. Njyewe ndi grand prophète, njyewe ndi evangeliste international, kandi atarambuka n'umupaka n'umwe hano mu Rwanda. International ari hano tufata urugero, ari hano mu mujyi wa Kigali, ariko akiha izina rikomeye ati evangeliste international. Sinzi nimba ijambo international urayisobanukiwe. Yesu atushoboje. Ariko Salomo hano atubwira amagambo meza k'uyu murongo wa 7, ati ndi wishime ubwenge bwawe, uje wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Ndukishimire ubwenge bwawe, uje wubaha Uwiteka, mu Kristo mugenzi wanje, muvuga butuma mugenzi wanje, kandi uve mu byaha. Iki nicyo kidukinaniye isi yose, kuva mu byaha. Kuko twavuze Mana yacu nuwera, Mana yanga icyaha, kandi yifuza ko ibiremwa muntu byose babashe gukora iki? Kuva mu byaha. Ndiyo mbabazwa n'ibibiye turimo, ukumva ko mundu arasenga Imana, ukumva ko mundu akorera Imana, ariko baracyamukekaho ibyaha. Yesu atubabarire ibyaha. Uje wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Tutinye ahera h'Imana, dutinye rusengero rw'Imana, dutinye n'abakozi b'Imana. Namwe abakozi b'Imana mubaha Imana, muyitinye. Nimba uyu munsi Imana yakugiriye ubuntu kuba muyobozi runaka ku murimo wayo, kuhagarira intama zazo, umenye ko ejo n'ejo yakusimbuza undi. Niyo mpamvu tugomba guca bugufi mbere y'Imana, tukava mu byaha. Uyu murongo numwiza, njyewe ndawukunda wa 7. Ndi wishime ubwenge bwawe, uje wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Kwikubita igituza, nagiye numva bavuga butumwa benshi ati njyewe ndasengera abantu bagakira, njyewe nirukana amadayimoni, njyewe. No, uyu ndagwa ari ijambo twakoresha kuivuga butumwa. Mundu wubaha Imana ndago yikubita igituza, abona ko ibyo akora byose ni Imana yamuhaye ubwenge, kandi ni Imana imukoresha, kandi agomba kurinda umubiri we kuko ari urusengero rw'Uwiteka. Kuva mu byaha. Mureke uyu mwaka torero dufata ingamba yo kuva mu byaha. Kera mundu yitwaga murokore, abantu bose bamugiriraga cyizere, abantu bose bamubonaga ko ari umuntu w'Imana,
ariko niki cyatuhinduye ko twatangiye mu muka? Wisuzume, nanjye nisuzume, tushake mibanire myiza n'Uwiteka. Ntugakunde gusa amagambo y'umugisha, ntugakunde gusa amagambo y'ubuhanuzi, nuko bakuhanurira, ariko mu gihe utarareka ibyaha byakudindiza, kandi uzaza kuvuga ko abahanuzi bakubeshe, kandi biturutse ku mibanire yawe n'Uwiteka. Mane dushoboshe. Murongo wa 8 tugiye kugera aho tugarukira. Wumve sasa hano, reka tusubire gato ya kuwa 7. Ndiwishime ubwenge bwawe, uje wubaha Uwiteka, kandi uve mu byaha. Umva igisubizo cy'uyu murongo. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga. Gushima Uwiteka, kuva mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro n'amagufa yawe. Mubiri w'umuntu mu gihe tufite mibanire myiza n'Uwiteka, umubiri wawe uzaba mutaraga, ukagira misokoro mu magufa yawe. Nize ko mwanya mundu yabuze misokoro ku magufa, bizana indi ngaruka ku buzima bw'umuntu. Ariko kutishimira ubwenge dufite, tukubaha Uwiteka, tukava mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Murongo ukurikira. Uhubayishe Uwiteka mu butunzi bwawe. Hano ni kindi kibazo kizaturimbura. Mwanya twagera ku iki kintu cyo kubahisha Imana mu butunzi, cyane cyane twebwe abo mu rusengero, ngo ndakubona kintu gikorerwa ku isi yose hano, sport, muziki. Usanga abantu benshi batanga butunzi bwabo kushigikira sport, abandi bagatanga butunzi bwabo kushigikira abaririmbyi, izo mano. Ariko usanga bindu by'Imana abantu benshi ndago babishigikira. Tugeze ku kintu kitu iki, ubutunzi. Uhubayishe Uwiteka mu butunzi bwawe. Nimba tuzi ko Imana yaturemye, kubw'Imana niyo mpamvu navutse, nabashije gukura, narize, nangiza amashuri, mbona akazi keza. Amusi numwe umundu nibaki bibuka iyo neza y'Imana, akafata nawe ingamba yavuga ko nanjye nzaba nubahisha umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ku isi navuze ko nitukawufate nk'umurimo w'umundu, yaba ba bishop, yaba ba archbishop, yaba ba reverend, ba pasteur, les prophètes, les évangélistes, bariya bose n'abakozi b'Imana. Ariko nyir'umurimo ni Imana. Ariko usanga abantu bagira ubugugu bwo kubahisha Imana butunzi bahawe. Barana bamwe baba Kristo. Ariko abantu benshi bubahisha bintu bitagira umumaro niyo bashiramo butunzi bwabo. Ariko nama nziza umenye ko kugira mibanire myiza hagati yawe n'Imana bigusaba iri jambo: ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe. Bandu na tufate urugero, hari mu bihugu byacu byaga bigari, ariyo bihugu bimwe, ariyo abantu bamwe bagiye bitanga bakubakira Imana inzu itirirwe, bagafasha mu nyubako zo kubakira Imana urusengero. Ariko hari abandi babibona ko ari ubusatu. Ariko mu myaka usigaje ushake kugira mibanire myiza n'Imana,
kuko turabizi ko isi izashira, kandi itarashira ibyago bibaho. Ushaka gutungurwa, isi wayiraramo uri muzima, ariko weje mu gitondo kumva ko kanaka yayivuyemo. Niyo mpamvu bisabamo tugire te n'ubwenge yo gutekereza ihererezo ryanjye izaba gute. Bisabamo gushaka mibanire myiza hagati yanjye n'Imana. Nta munyabyaha uzabona ubwiza bw'Imana, teretse tubwiriwe ubuntu yo kwihana no kuva mu byaha. Ariko iminsi ubona abantu barararikiye ibyaha nibyo binezeza mitima y'abantu, ariko amahererezo y'umunyabyaha ni amarira. Turakomeza. Wubahishe Uwiteka mu butunzi bwawe, n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Navuze ijambo abahinzi, umuganura mu ibyo wunguka. Ariko hano habamo umuntu washaka kuhinga hegitari 2 3, ikiri ku murima atangiye kuyibarira amafaranga. Kubahisha Imana mu ibyo yasahuye shwida. Ariko kunama nziza Salomo yatugirira hano aravuga, ubahisha Imana, ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe, n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Muganura w'ibyo wunguka byose. Nibyo umve sasa umusaruro wayo, kugiye mundu ubahisha Imana butunzi bwe, n'umuganura w'ibyo yunguka byose, nibyo ibigega byawe bizuzuzwa. Mugihe ubahisha Imana ibyo byo, nawe zakuha umugisha itume ko ibigega byawe byuzuzwa, kandi imivure yawe izasendera imitobe. Iyo ni inama Mwami Salomo yatugiriye. Mugihe tushaka ko mibanire yacu ibe mibanire myiza n'Imana, abantu bakwanga, ariko nimba ufite mibanire myiza n'Imana uzatabarwa. Uriyo ko isi bakucira urubanza, Imana nawe irebe ko nta mibanire myiza hagati yawe nawe, nabyo bizatuteza ibibazo. Mureke tuhinduke bene data. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo turimo kubibona, kandi Yesu yavuze ko nimubibona mube maso, kuko mutazi umunsi n'isaha. Si uyu mwaka watangiye gute? Uyu mwaka wafashe ya ingamba zo kugendana n'Imana? Uyu mwaka wemete no ugenderere mu byaha? Ninde muri twebwe washaka kumenya ibizaba nimugoroba? Ninde wamenya ibizaba mu kwezi kwa 4? Ninde wamenya ibizaba mu kwezi kwa 8? Mureke tuhinduke, tuhihana ibyaha, tushake mibanire myiza n'Imana, tubahisha ubutunzi bwacu mbere y'Imana. Yesu adushigikire, Yesu atugirire neza. Mu gihe twemera guca bugufi ya mbere y'Imana, tugashira mu bikorwa iby'Imana dusaba, na nuko kugira mibanire myiza. Mbese mibanire myiza iva ku Mana. Mundu ufitanye n'Imana mibanire myiza ntago yarwara ibyorezo, kanseri, diabete. Mani murengera imurinda nibyo byose. Ubahishe ubutunzi Uwiteka ubutunzi bwawe. Ukabona abantu, navuze itene jambo, ukabona abantu binangira babona ko mu nzu y'Imana hari n'abamwe ba Kristo bamwe bamaze gufata ingamba yo kuvuga ko sinzongera gutanga kimwe cya 10. Si inyungu yawe. Hano umurongo ukurikira bavuga ko mubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe, n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibyo bigega byawe bizuzuzwa, kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mu gihe we wafunze, Imana izagufungurira gute? Yesu atushoboje. Ni byiza ibyo proje urimo gukora, ariko banza utekereze buryo bwo kubahisha Imana mu butunzi bwawe. Reka tuongere
tusimbuke hano. Magambo yacu uyu munsi yose ari mu gitabo cya Migani. Turasoma Migani 11 murongo 1-4. Ijambo riravuga iki? Salomo aratubwira iki? Ubutunzi ntacyo bumara ku minsi y'uburakari. Iyi butunzi bwateje abantu kiburi, bwateje bamwe kutuka Imana, bwateje bamwe gusuzugura Imana, bwateje bamwe kwivumbura ku murimo w'Imana. Salomo aratubwira iki? Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari. Abamo munsi w'uburakari, mugihe abantu bababaje Imana kubw'ibyaha, mugihe abantu bashaka gusuzuguza Imana, Imana iramanuka n'uburakari bwayo. Ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka budukiza urupfu. Kiranukira Imana, twavuze tuve mu byaha. Uyu mwaka abantu dufate decision kwanga icyaha n'igisana nacyo. Nsigaye mbona iki? Abantu bakunze ubutunzi, bamwe bakora ibyaha byo kurarikira. Wambi inzu ngaya kanaka, wambi imodoka ngaya kanaka, wankura mu y'umudugu ngajya kuba mu mujyi wa Kigali, wankura hano ngajya kuba hariya. Byateje na bamwe bugugu. Bandu banga kubakira Imana, bandu banga gukorera Imana n'ikintu kituki ubutunzi bwabo. Ariko hano Salomo aratubwira ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Nta kintu na kimwe butunzi bushobora kutumarira munsi w'uburakari, ariko gukiranuka bwagukiza, bwangiza ikintu kitwiki urupfu. Tubitekerezeho uyu mwaka bene data. Watangiye urugendo rw'uyu mwaka gute? Se wemete na uyu mwaka ukomeze ugendere mu byaha? Uyu mwaka ukomeze ube munyandege ngeya ku murimo w'Imana? Hari abantu batagishaka gutanga musanzu wa korali. Se ibyo byose ntabwo ari by'abayobozi ba korali, nukubaka murimo w'Imana. Ibyo mwanya wayitanze urimo kubahisha Imana ubutunzi bwawe. Wisuzume, nanjye nisuzume. Manda Imana izavuga, kandi tutazi umunsi n'isaha. Navuze bimenyetso turimo kubibona. Ibyo Yesu yabwiye intumwa ze, nimubibona mube maso, mwitegure, kuko mutazi umunsi n'isaha. Se turitegura gute muri bihe turimo? Reka tena turangirize ku Migani 16 murongo 25. Ariyo inzira umuntu yibwira ko ari nziza. Ariyo nzira umuntu yibwira ko iyi nzira niyo nziza. Buriyo umuntu ukora uburaya abona ko iyo nzira niyo nziza. Umuntu w'umujura abona ko iyo nzira niyo nziza. Umuntu w'umurozi nawe abona ko iyo nzira niyo nziza. Ariko turibesha. Mibanire myiza n'Uwiteka niyo nzira nziza. Ukiranuka kuzagukiza urupfu. Ariko ubutunzi ntacyo bwakumarira munsi y'uburakari, wanayisiga hano kirukanga. Ariyo nzira umuntu yibwira ko ari nziza. Oya, turibesha. Ariko iherezo ryayo ni inzira y'urupfu. Ariyo nzira umuntu yibwira ko ariyo nzira nziza, ariko iherezo ry'iyo nzira yawe ni urupfu. Natanze ingero: ubusambanyi, ubwicanyi, ubugome, uburozi, ubujura. Munsi wafashe. Nkunda kumva bamwe ni mugani wa kera we ati misi y'umujura ni 40. Munsi wafashe. Ubona ingaruka mujura ahura nazo. Ariyo nzira umuntu yibwira ko ari nziza,
ariko ihererezo ryayo ni inzira z'urupfu. Iyo nzira y'ibyaha tubamo, iyo nzira yo kutihana tubamo. Mundu anywe primusi akarwana, agiye kwiba agasenya akatwara ibintu by'abandi, arishima ko abona ko iyo nzira ari nziza, ariko ihererezo ry'iyo nzira ni urupfu. Tugiye gusenga Imana. Iyo niyo jambo Imana yatuhaye tubagejeje uyu munsi, ni wo kwisuzuma. Ndavuga cyane cyane abantu b'Imana turangajwe ni byinshi. Hari byinshi byatumye tugabanya mirimo y'Imana twayikoreraga. Bandu bose babaye abagugu, abayifite abatayifite ntago wamumenya. Bandi bayifite batanyurwa n'iby'Imana yabahaye, ugasanga barimo kwiriza mbere y'abandi. Isi irakomeye, ibi biye birakomeye, dore dolari imeze kugana gutya, dore bintu bya biciro byazamutse. Ariko wowe ushaka kuba ufite 20,000, mugenzi wawe nta n'ijana afite, ariko ukamufasha nawe kurira, utibuka uvuga ko Mana warakoze muri biye, nimba ndacyafite 20 ku mufuko wanjye, ube wibuka ko ari abandi bifuza kwibona barayibuza. Sasa tugiye gusenga Imana bene data. Wisuzumye nanjye nisuzumye, turacyari mu itangiriro ry'umwaka. Narangije umwaka gute? Natangiye umwaka gute? Mfite nisuzumye, ndasanga ko mfite mibanire myiza hagati yanjye n'Imana. Abantu mwavuye ku murimo y'Imana, abantu mwiyoberanya ku murimo y'Imana, abantu batuka abantu b'Imana, abantu batubaha ababayobora. Nayo ntabwo ari kinyabufura cy'agakiza. Umuntu ugendera mu mibanire myiza n'Imana aca bugufiya. Ugukubise kw'iri tama wamuhindura n'irindi. Umuntu ushaka mibanire myiza n'Imana arababarira, arikorera mitwaro y'abandi, agira urukundo, arihana icyaha mu gihe akoze ikibi, kubera kurengera ubugingo bwe. Ati ndashaka kubona Yesu Kristo musi azaza kujyana itore. Burwayi ufite komeza ukiranuke, ugize mibanire myiza hagati yawe n'Imana, Mana yagukiza. Ubukene ufite, shaka mibanire myiza n'Imana. Niwe ukura gucavu akicaza n'ibikomangoma. Tutinye icyaha bene data, cyaha kirarimbura, cyaha kirica. Banyamasengesho mubyuke tena, mwongereho gusenga. Ndegenge azabayeho, bitotsi byabayeho, kandi iyi minsi Imana iradusaba gusengera isi turimo. Gusengera umurimo wayo, gusengera kihugu, gusengera batarakizwa. Niyo mihamagaro twamagariwe, nago twamagariwe gukora ibyaha no gutukisha Imana. Ibyo ntabwo ari byacu. Ni twebwe dufite bubasha yo gukura abantu mu byaha, tuberera imbuto nziza, tubigisha ubutumwa bwiza, tubasabira kuwiteka. Nayo Mana izamanuke irengere isi. Urakoze witeka Mana Israeli. Tunejejwe nawe n'uyu mwanya uduhaye, tubasha kugeza ijambo ryawe ku bwoko bwawe. Mbere ya byose ubanzo tubabarire. Isi yose turanyeganyezwa n'ubuzima bw'isi, kurarikira isi, kwifuza by'isi. Ibyaha bibaye byinshi mpande zose z'isi. Abantu basha gutinya icyaha. Tusabye isi yose imbabazi. Abakomeye bababarire, abanyabwenge bababarire, abatunzi b'isi bababarire. Buryo bwose ureba abantu ukabona mitima yabo buryo yagaze, kuko ni wowe urondora abantu ukabamenya. Babarira weze bihugu bikize, ibihugu byacu bya Afrika ubyezo bitunganye, biyaga bigari weze utunganye. Kuramo ibyaha, kuramo ibizira mwami. Byari kuba byiza amavi yose kagupfukamira.
kuko ari we witeka. Tusabye amahoro, na wundi watuha amahoro. Inzira abantu barimo babona ko ari nziza, ariko ihererezo ryayo ni urupfu. Ukura abantu mu nzira y'urupfu Mana. Uha abantu ugakiza bagukorere. Uha abantu ugakiza bakuvugiriza imbundu, bakwishimire, bakuzamurira icyubahiro ko uri Uwiteka. Dusenge iki gihugu cyacu Mwami. Weza ibyaha abatubanjirije bakoze. Weza ibyaha birimo gukorerwa mu imisi. Abakuru n'abatoya, urubyiruko, ababyeyi, abagabo, uzababarire Mwami. Abo mu nzu yawe, aho bateshutse, aho basubiye inyuma, ubabarire kuko uri Uwiteka. Komeza abakozi bawe, bahite n'imbaraga yo kubwira ubutumwa bwiza no kwera imbuto nziza mu izina rya Yesu Kristo. Senge abatuyobora, ubafashe, ubarinde, ubahete no bwenge. Uyu mwaka ugaragare, twagaritse miyaga mibi, twagaritse bitero bibi, twagaritse migambi ya Satani, twagaritse bitagira umumaro byose Mwami. Abasubiye nyuma wongere bagarure mu gakiza, abatarakizwa nabo bahe agakiza kwa jina la Yesu Kristo. Jambo ryawe rigira imbaraga ku bantu, jambo ryawe ribohora abantu. Twagaritse ibyago n'amakuba, urinde abera bose, urinde mipaka y'ibi bihugu, urinde murwa mukuru wa Kigali, urinde amatorero, urinde abari kwa muganga bakize, ababyeyi batwitse bafashe, abanyeshuri barinde, kimenyetso cy'amaraso kituhagarareho Mwami. Turagushimye kubw'ijambo ryawe, kandi umuntu wese uzadutega amatwi iri jambo rimugirira umumaro, ihindure mibanire ye nawe, musumwe twese hamwe tuzabona ubugingo buhoraho. Turagushimye Mana, urakoze, cyubahiro kibi cyawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Murakoze bene data kudutega amatwi. Iyo niyo jambo Imana yari yatuhaye uyu munsi. Yari Pastor Serugendo Dismas. Eka tubahe nimero zacu, suko tushaka kindi kindu, ariko watubaza cyangwa tukasengerana, cyangwa soka tugirira inama mu by'uru rugendo ndamuhanga ubamo. Ni 07 82 439 754. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Amina. Philadelphia, Imana iratsinda.